Fata ku mavuta Jean Paul bantuzanani na n'uwo bampora iki nawe abantu bambwira ngo icyambere singe mbageza aho bari sinange mbahimba nka topic ibyo bakoze nibyo bagira topic hanyuma muri ya topic ngiye nkerekana aho mpagaze ntagendeye kuri icyari cyo cyose ntagendeye ngo yari iki ntagendeye ngo atunze iki ntagendeye ngo avukahe ntagendeye ngo yashatse ntagendeye ngo akora iki. Hari nababimbwiye face à face kuri Jean Paul barabimbwiye ngo namurimiye ngo ntago namuvugiye ntago navugira umuntu utabasha guca bugufi imbere y'umucamanza. Kuri fata ku mavuta bati ko ari mwene wanyu ari umuntu twaraho yarabimbwira live ndavuze muvugira iki umuntu tubaho urwego rushyirwaho n'itegeko ruyoborwa na koroneri rufite abakozi bahembwa na leta akavuga ngo sinzabitaba muvugira iki nk'uwo umuntu usujya mu rukiko akumva ko ikote rifite agaciro kurusha kode igitabo cy'amategeko yaba kode 0 cyangwa kode nuza igitabo kirimo amategeko ya procedure ibintu nk'ibyo wowe uravuga amakote aho kugira ngo utekereze kode aho gutekereza kode uratekereza ko ikote ukumva ko se ikote ryari kugira uruhare mu kuburana kwawe ese ibyo mbirenzeho by the way fata ku mavuta icyo namushimiye yaravuze ngo iyago mu rukiko yavugiyemo mbashaka guterura ibintu ko byakabaye ngo mu rukiko yavugiyemo ko ngo yago yamaze icyumweru yita abantu ngo yago wita abantu imbwa z'abahutu we ari degembya none aha akora ko inzego zizakurikirana zikurikirane fata ku mavuta wikwe nubwo fata ku mavuta atari cyo yaburanaga bamubaze wabikuye he byatangiye bite birimo bande bigaragazwa n'iki hanyuma nibamara kumenya ideologiste bamwegere bamuganirize baburizemo naho ubundi ubiretse fata ku mavuta agakurikiranwaho icyo kwibasira kandi mu kuburana ko agenda azana n'utundi tuntu ashaka nko kugaragaza ngo ngenda kurikiranwe kandi hari abandi bakora ibirenze bari kwidegembya ntabwo ayo makuru inzego zigomba kuyapfusha ubusa meme nibivugwa muri RBA nibivugwa muri RBA ntabwo bigomba gupasa na perisi reka nabararigeze kubivuga bari manza yarigeze kubivugira isava avuga ko uburyo amamisiyo atangwa ataraba umuyobozi ni kera nyine ndi umunyarwanda igitangira avuga ko nawe adashira amakenga uburyo abantu boherezwa muri za misiyo zo hanze ababyibuka icyo kigo byarangiye akiyoboye yego yakamubaze hano bataratangira gukata barore ikigo wavugiye ikabwaye wakoreraga ubu kukiyobora ukivuze byaracitse ikibazo uko SWAKIM ni journaliste de qualification et de profession twebwe turi abanyamakuru de profession yego turi abanyamakuru b'umwuga ariko we yaranabyize yanaryigisha ibyo bintu rero urumva ufasha abo bantu rero umuntu ukora akazi yanigiye nugakora by'akazi ahemberwa umunzane waje ntabwo byahuze kandi nta nubwo nanone umunyamakuru w'umwaka baba babiri cyangwa bashobora kwerekana uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu ariko kuba SWAKIM yajya imbere ya SCOVIA baca umugani ngo nyiri kirimi kibi yatanze umurozi gupfa yego iyo mvuze ngo nyiri kirimi kibi ibyo byose nyiri kirimi kibe cyiza kibe kibi ubwo abanyamakuru n'aba social media bose barimo yego ariko nyiri kirimi kibi apfuye kibi ni ukuvuga ushobora kuripotinga ibintu wenda ukabiripotinga nabi yego ariko nibura ibihari ntabwo bivuze ko umurozi azidegembya aka kantu urakumva nakumvise nubwo nyiri kirimi kibi yatanze umurozi gupfa Alright, JALAS Official TV nanone kandi twizere ko mumeze neza cyane turabasuhuje aho muherereye hose mu mpande enye z'isi abadukurikira muri Amerika mu Burayi abari muri Canada rwose ni byiza cyane abari muri Australia abari muri Aziya abari muri Afrika n'abari mu Rwanda imbere mwese
turabakengurukiye. Hanyuma rero twicaye muri Urban by City Blue. Abantu nabonye baragafashe ngo ni mu mafu n'amafunguro. Hari n'umuntu ukunda kuyandikira ngo wageze mu mafu n'amafunguro. Ni ngombwa. So rero ibyo byombi biba bihari, kandi koko nkuko Karegeya yabivuze niwe wakazanya ako kantu, ariko nabonye abantu benshi bakavuga na melody yaje harabivuga ngo amafu n'amafunguro, ariko ni akantu kari mu ndirimbo y'Amasabo. Ese mu ndirimbo yitwa Rubanda. Amafu n'amafunguro mahwi 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 tangira rero ryongore ku imodoka zirutanwa za champagne zisa kabisa. Amafu n'amafunguro mahwi 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 ni iby'Amasabo. So nibyo ngibyo rero Karegeya, ndizera kumeze neza handi nta kibazo. So rero mu minsi ishize bwo duherukana ndumva twarimo tuvuga ko byari biriho, ariko kandi nibwo hari habaye iburanisha ku rubanza rw'uwitwa Fata ku Mavuta ndetse na Miss Muheto. Nyuma biza kurangira banasomewe kuva imyanzuro yafatwa y'urukiko. Ndumva twari tutaricara ngo tuganireho, ariko kandi ni byinshi byabaye. Ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo hatanzwe ibihembo ku banyamakuru rwose, ikigo gihagararirwa, ni byiza. Felicitation OSWAKIM rwose, nabonye ari nawe wabaye trend cyane, wagira ngo yakibonye ari wenyine. Yarabikwiye. Yego, anabikoreye igihe kinini cyane. So rero biba bihari, ni byinshi. Amerika yabonye perezida mushya, ni byinshi. RBA impinduka, ariko ni byinshi ntawabivuga ngo yarahari. Umwanya wo kuyasesengura niwo uba mukeya. So rero wenda mpereye inyuma gato kuri ibyo nayimpereyeho by'urubanza Fata ku Mavuta, byarangiye n'ubundi urukiko rusanze hari impamvu zikomeye zituma akurikiranwa afunze. Rumuha igifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo, ariko kandi Miss Muheto we ahabwa igihano gisubitse cy'amezi 3 mu gihe cy'umwaka umwe, ndetse anacibwa ihazabu y'ibihumbi 190 nyuma y'uko urukiko rumuhamije ibyaha bibiri: gutwara ikinyabiziga yasinze ndetse no gutwara nta ruhushya. So rero ndumva ku by'imanza ari icyo ngicyo nabamvuze, ariko impamvu mvuze mpereye ku rubanza rwa Fata ntabwo ngira ngo turwinjiremo detail nk'urubanza ko wari wabitwemereye, uvuga ko twarusesengura neza mu kindi gihe, ariko usirwo ngiye kujyaho cyane nuko nyuma yaho haje byinshi. Tubona The Ben apostinga ku mbuga nkoranyambaga ashyiraho ifoto ya Fata agaragaza ko imbabazi impuhwe aricyo kintu ashyize imbere, ariko kandi tuza no kubona ibaruwa yanditse iriho kashe za noteri igaragaza ko we yatanze imbabazi kuri Sengabo, ariko ikaba yaratanzwe kuri 5 z'ukwa 11, kuko nacyo nticyavugwagaho rumwe ku munsi wo gusomerwa nyine, umunsi Fata ku Mavuta yasomeweho. Bisora ni byinshi biba bihari. Hera ruhande iby'umwanya dushoboza n'ibyo turakora, ibyo dukora niko bimeze. Wenda reka mpere kuri wowe kuko kugira ngo abantu bajye babakiriya, nabonye abantu batarabyakiriye neza, ariko nabivuga barakwikomye kuri Fata ku Mavuta. Hari n'abataratinya kubigereranya bakavuga ngo wowe ngo Fata ku Mavuta ngo nabampura iki, ngo bari mu byago, ngo kabarimira hitaka. Ari umuntu wanditse commentaire nini cyane, ndavuga nti iki kintu nzakikubwira ugiye clearing. Ntabyo narebye, ariko no sipo nzabigira ngo bizafata igihe, ariko simbizi. Kwigisha societe ni nko kuvuga ngo iki, hari imvugo yajyaga ivuga ngo iyo uca urubanza rw'abavandimwe urararama. Yego, hari abantu ubwo bambonera mu ndorerwamo yo kumva ko ndiho kugira ngo neze abantu. Yego, ntabwo ari yo misiyo yanjye hano ku isi. Ni ukwigisha, ni ukwigishanya, tugakosorana cyane. Ubwo ni nacyo gituma ufite ibibazo byose ngenda ngira ku mihanda, ni abantu buri wese aba yumva ko najya mu ruhande rwe. Yego, ufite urwanjye. Ahubwo gishaka au fil du temps, uko iminsi igenda ishira, nakabaye ngira abandi bantu baba ku ruhande rwanjye, uruhande ruri hagati. Abo bose bafite izindi nyungu, ari abazamura, ari abagenda bakata, donc bo bafite impande, nge ntaro kujya hagati rero biravuna.
iyo uvugiye runaka baravuga ati yabogamye wagaragaza amakosa ya runaka none se fata ku mavuta ibintu navuze icyambere narakubwiye ngo umuhitishijemo kuburana yambaye ikoti agatsindwa no kuburana yambaye imyenda isanzwe agatsinda yahitamo iki ntibukeye ntibibaye ntabwo njye sinumva bo fata ku mavuta Jean Paul bantuzana ni n'uwo bampora iki nawe abantu bambwira ngo icyambere singe mbageza aho bari sinange mbahimba nka topic ibyo bakoze nibyo bagira topic hanyuma muri ya topic ngiye nkerekana aho mpagaze ntagendeye kuri icyari cyo cyose ntagendeye ngo yari iki ntagendeye ngo atunze iki ntagendeye ngo avukahe ntagendeye ngo yashatse ntagendeye ngo akora iki hari n'ababimbwiye face à face kuri Jean Paul barabimbwiye ngo namurimiye ngo ntago namuvugiye ntago navugira umuntu utabasha guca bugufi imbere y'umucamanza kuri fata ku mavuta bati ko ari mwene wanyu ari umuntu twaraho yarabimbwira live ndavuze se muvugira iki umuntu tubaho urwego rushyirwaho n'itegeko ruyoborwa na koroneri rufite abakozi bahembwa na leta akavuga ngo sinzabitaba muvugira iki nk'uwo umuntu usujya mu rukiko akumva ko ikote rifite agaciro kurusha kode igitabo cy'amategeko yaba kode 0 cyangwa kode nuza igitabo kirimo amategeko ya procedure ibintu nk'ibyo wowe uravuga amakote aho kugira ngo utekereze kode aho gutekereza kode uratekereza ko ikote ukumva ko se ikote ryari kugira uruhare mu kuburana kwawe ese ibyo mbirenzeho by the way fata ku mavuta icyo namushimiye n'inzego zigomba gufatiraho manza narabivuze ubushize zikurikirana kiriya kintu yakomoje ku bantu ibintu biri gututumba byo kuba hari udutsinda dushingiye ku moko nubwo bitari mu biburanwa by the way buriya n'umucamanza ubundi utangiye kuvuga ibitari mu byo warezwe umucamanza arakubuza ati injira mu biri mu kirego niba yararetse n'ibyo akabivuga akavugamo amazina inzego zagombye gukomereza hariya iyo mvuze gutyo by the way simbise haraho nkaho ngaho iyo numvise urutonde amazina agenda agaruka mu bantu amazina y'abantu agenda agaruka mu byo fata ku mavuta yavuze mpuza n'ibiri hanze numva ko hari abantu umuntu ajya kugusengerera akakumvisha ko ari amaraso ya se mugiye kunywa barabivuga nase ubwo inzego rwose reka rero inzego nizirangara rero tuzasubira kure cyane ibihe bibi birema abagabo bakomeye bakazana ibihe by'amahoro ibihe by'amahoro bikarema abantu boroshye bantu boroshye bagasubiza mu bihe bikomeye biriya bintu fata ku mavuta yavugiye hariya bikeneye irindi perereza bikeneye inzego zigomba guhaguruka twebwe tuvuga ibi biba bihari ariko abo bantu barahari hari amabloke yamaze kuvuga na Murangira yabivuze ku isibo avuga ko igice cya mbere ari showbiz ijyanye n'abahanzi nuvuga ngo ni birafata ku bahanzi bigafata no ku banyamakuru babo uri kunyumva kuba yarabivuze bisobanuye byinshi none fata ku mavuta bimwe atangiye yashunyeho asa n'uwerekana yerekana nk'abameneri dije niba kandi byari byaratangiye no kuba nabayago ngira ngo ubu ngubu no mu kanya hari titre mbonye ngo niba ngo ntago yasaba imbabazi imbwa y'umuhutu sinzi ababa babivuze nyine aho byo fata ku mavuta bivugiye mu rukiko ko hari wabimubwiye ibyo rero ntago hari wabivuze ngo ari ikintu cyoroheje bivuze ngo kwibasira kwa fata ku mavuta ushingiye kuri ibyo either nawe yaribasiwe barebye uruhande arimo nawe yibasira urundi ruhande ariko ntabwo ari we mu rubanza ntibarebe ngo arya ninde yibasiye the Ben
uwo yavuze ngo yaryaga amaturu umugore Medi hari Medi Voilà. na Okay. The Ben. Okay. Bivuze ngo nibarebe kesi hagati ya fata ku mavuta na Medi cyangwa The Ben, Yego. barebe abo bantu n'amatsinda baba barimo. Ayo matsinda namara gusenywa no gucibwa intege, nibwo tuzizera ko abantu boroshye batatuganisha mu bihe bikomeye. Ibyo rero ushobora kubivuga uno munsi, abantu muri commentaire bakavuga ati Karegeya yagize atya je m'en fous. Njyewe mbayeho nabi, ntotejwe cyangwa se nka ibyambaho byose, ariko nibura umurongo wanjye ntabaho umurongo wanjye nibura ukazagera ahantu abantu bajya bavuga ati nyamara rwa rugabo rwaravugaga. Erega ino mihanda n'ubundi hari nibigaragara nuko ari Murangira, Dr Murangira Thierry ntago byose yabijyamo. Hari ibyo ababibona ko ari inyendezo y'uruhara, amasoso. Hari ibyo ababona ko bisa n'ibyototera kuzagira ahandi hantu. Yego. Ariko birazwi. Niba bigeze rero naho umuntu abivugira mu rukiko bikaba filed, bikandikwa, inzego zagombye, donc urubanza rwakomeza, ibyo fata ku mavuta burana bigakomeza, ariko n'amakuru yatangiye mu rukiko nayo agahabwa agaciro, bikazagira hakagira izindi ngamba zifatwa. Rwose barabihwihwisa ngo ubuyuhu ubu ushobora kubivuga ugasanga ninjye bikomye kandi ngiye simimba amakuru. Yego. Sesengura ahari. Yego. Ese ibyo bintu birahari ntibihari? Fata ku mavuta hanze yo kuvuga ngo araburana kwibasira. Biriya bintu yari atangiye gukomozaho birahari. Urumva rero niba tuganaho ubundi nayo mazina nubwo tuyafite mu mitwe, ariko kugeraho kuyavuga mu ruhame, kuyandika, ikibazo gikomeye. Bisaba ngo inzego navuga se nguki, aho kugira ngo abantu bagomeze bashuka inzego ngo zirebe ngo Karegeya yavuze atya, ahubwo zakarebye ngo icyavuze kimeze gite. Fata ku mavuta bivugiye mu rukiko ntabwo ari byo aburana, ariko bagombye kubikurikirana. Birahari upa. Yego. Niba bihari, niba bitangiye gututumba biracibwa intege biti, niba bihari birasenywa biti. Yego. Ntabwo byose ibintu byose ntabwo birangizwa n'amategeko. Ntabwo mageragera ari cyo gisubizo kibibazo biraha byose. Ushobora gufunga uwavuze, ariko promoter yiryamiye akomeza yenyegeza cyane. Bari kwibaruka de façon exponentielle. Umwe abyara umwe, bakaba babiri babyara babiri bakabyara, ubwo ni bane babyara bane, ubwo ni 16 gutyo binjira. 3 nicyo bita exponentielle. Byikubaku. Ugafunga uwavuze, ariko uwatangije umugambi akicaye akomeza gahunda ze. Niyo mpamvu inzego iyo zije ntabwo ari ngombwa ngo bijye mu rukiko abantu babiburane, kuko hari n'igihe ibyo ngibyo biburanwe byaba bishobora no kugira iyindi connotation cyangwa bikagira iyindi impact yo kumva ko abantu bazi ko bishoboka. Ahubwo kubiburizamo bikiri hahandi. Ushobora gufunga uwavuze, ariko ugakurikirana promoteur. Ibisigisigi. Isigisigi wabifashe nk'ibisigazwa. Gitera voilà. Promoteur ni ideologiste. Yego. Umucurabwenge w'icyo kintu. Uwakivuze it's okay, kuba yafungwa, kuba yabwirwa nabi it's okay, ariko yatumye bijya hanze. Kuba byagiye hanze rero ubwo it's up to inzego gukurikirana umuzi wabyo. None ukajya uwo Gitera twari tumwise bundi uwo mucurabwenge wabyo biragana hehe? Biratizwa umurindi nande? Buriya ivomo. Buriya reka nkubwire, wabonye ukuntu saga y'abakono yateje ibibazo. Yego. Simpamya ko se ndavuga ngo ikira buriya kesi y'abakono, mpamya ntashidikanya ko inzego zitayimenye umunsi wo kubikora kizamo abantu b'abanyamafaranga 600, abantu bagakodesha imyenda, bakagura amayoga, bakazerivisha amahoteli,
ntabwo byagera hari inzego zitabizi. wenda zumva byoroshye. Oya ntabwo zijya zoroshya ibintu, ahubwo zigategereza ko igikorwa kigaragara. Hari inzira ebyiri, kukiburizamo cyangwa se gutegereza ko kiba ngo bibere akabarore rubanda, kizasubira ukundi. So n'ibindi rero zishobora kubigendamo gutyo. Ntabwo nubwo ufata ku mavuta yabivugiye mu rukiko abwira umucamanza, hari umwavoka we, hari umushinjacyaha, hari n'abaje kumva urubanza, hari inzego zitarebwa n'ibyo wenda zibereye mu bindi, ariko ntabwo bivuga ko yavugiye ubusa. Kimwe nuko bije kugaragara ko inzego zigiye zikajya gushaka yagitera wa mucurabwenge zikamubura, zagaruka kuri fata ku mavuta ngo wabivugiye mu rukiko nubwo atari cyo waburanaga, wabikuye hehe, kikaba ikindi kirego. Niba avuga ko hajya yavuze ngo bamwita ngo umuhutu, oya yaravuze ngo iyago mu rukiko yavugiyemo mbashaka guterura ibintu uko byakabaye. Oya mu rukiko yavugiyemo ko ngo yago yamaze icyumweru yita abantu, ngo yago wita abantu imbwa z'abahutu, we aridegembya none. Ako niko inzego zizakurikirana, zikurikirane fata ku mavuta wabikuye, nubwo fata ku mavuta atari cyo yaburanaga, bamubaze wabikuye he, byatangiye bite, birimo bande, bigaragazwa n'iki. Hanyuma nibamara kumenya ideologiste bamwegere, bamuganirize, baburizemo. Naho ubundi ubiretse fata ku mavuta agakurikiranwaho icyo kwibasira, kandi mu kuburana ko agenda azana n'utundi tuntu ashaka nko kugaragaza ngo ngenda akurikiranwe kandi hari abandi bakora ibirenze bari kwidegembya, ntabwo ayo makuru inzego zigomba kuyapfusha ubusa. Tena ku kintu kigenda cyototera ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, ikintu kigenda cyototera gusubiza igihugu mu icuraburindi aho cyavuye, ntabwo ayo makuru aho wayavugira hose, niyo waba uri pasiteri ukayavuga mu isengesho, bigomba gukurikiranwa. Ntabwo wavuga ngo narimo senga. Niki inzego zibereye, buriya ibintu twumvira mu nkiko ni bike cyane, ni ibiba byahiswemo ngo bike muri public, ariko hanze y'inkiko inzego ziba zigomba gukora. zishobora kudakora kubera ko akazi kazibanye kenshi, nta makuru zifite, cyangwa se nazo wenda zikabamo ikintu kimeze nk'igihu, ariko zabyumvise en principe ntabwo wazana kiriya kintu ngo inzego zicare. Meme n'ibivugwa muri RBA, n'ibivugwa muri RBA ntabwo bigomba gupasa inaperçu. Baca umugani ngo nyiri kirimi kibi yatanze umurozi gupfa. Yego, iyo mvuze ngo nyiri kirimi kibi, ibyo byose nyiri kirimi kibe cyiza kibe kibi, ubwo abanyamakuru n'aba social media bose barimo. Yego, ariko nyiri kirimi kibi apfuye, kibi ni ukuvuga ushobora kuripotinga ibintu wenda ukabiripotinga nabi. yego, ariko nibura ibihari, ntabwo bivuze ko umurozi azidegembya. Aka kantu urakumva? nakumvise. Nubwo nyiri kirimi kibi yatanze umurozi gupfa, umugari ntukomeza ngo tubwire ko nyiri umurozi yakomeje kwidegembya. Kubaho, kuba ari aho kwidegembya. Iyo kubaho yabaho, ariko kwidegembya egare kuguma mu byo yakoraga cyangwa kwitwara, urabyumva? Yabaho ariko akahindura imico, yego, cyangwa akareka kuroga, kuko bamuraburijeho rero, agahindura umwuga, kandi yajya acaho. Nubwo nyiri kirimi kibi yamaze gupfa, yapfuye yavuze, abumvise ibya nyiri kirimi kibi babona wa murozi bakavuga ati nyamara nubwo yagiye ariko ntabwo ari gusa. Cyo nicyo. So fata ku mavuta kuba mu rukiko yaravugiyemo biriya bintu, ntabwo inzego zigomba kubikerenza. Nibyo nkubwira, no muri RBA buriya ikintu kijyanye ni ngiye buriya ndeba birangora iyo harimo ibintu byinshi, iyo harimo byinshi, iyi ingingo ifite ibibazo byinshi, ibindemerera ni ibireba ku muntu, ibisenya ubumuntu. Ubwo nuvuga ngo
muri RBA havugwamo kunyereza amasoko, gestion du personnel nayo isa naho iza ku bantu, ariko iyo havuzemo ruswa y'igitsina hakavugwamo amoko, ibyo bintu numva bifite uburemere kandi barabinuganugaga cyane umwe agacaha nyuma y'amezi abiri undi akakubwira akakurya kara kanaka na kanaka bafitanye ntuza, undi akavuga ati dore kanaka yigize ikigirwamana, dore abameze batya bahabwa amapromosiyo abandi bakagira gute, reka nabarore yigeze kubivuga bare imanza yarigeze kubivugira isava avuga ko uburyo amamisiyo atangwa ataraba umuyobozi ni kera nyine ndi umunyarwanda igitangira, avuga ko nawe adashira amakenga uburyo abantu boherezwa muri za misiyo zo hanze ababyibuka kandi icyo kigo yari akirimo ubu noneho akibereye umuyobozi, none si ibyo yabonaga icyo gihe byarangiye abivuze, buriya nawe yashoboraga kuba yagira cyangwa akabata uvuga iki icyo kigo byarangiye akiyoboye, yego yakamubaze hano bataratangira gukata barore ikigo wavugiye Kabgayi wakoreraga ubu kukiyobora ukivuze byaracitse ikibazo abivuze byaracitse, ikibazo ni ikibazo. iyo barataza kugira ntuza abantu bari kuvuga ati dore uzanye bya bindi bavuga ngo nawe utangiye kuzana ibi nibi, ugasanga baranamwirukanye cyane cyangwa akabeshwaho n'izindi mbaraga zirenze, ariko muri system yo ku kazi yo mu kigo bavuga ati bundi uvuga iki cyane byarangiye akiyoboye akiyobora azi bya bindi byari birimo, imbaraga nke z'ubusaza z'ubupasiteri ntabwo ashaje cyane ariko aranakuze, cyangwa se ntabwo umuntu umwe yarwanya ikigura intunga mu kigo, biragoye kuba DGC deje uri hejuru, ariko kugira niba hari connivance, hari Kinyarwanda ndaza kugishaka, ariko hari imikoranire, ubuhuza budasanzwe bikaba biri mu wenda hagati y'umuyobozi wa radio n'uwa televiziyo n'ushinzwe abakozi n'ushinzwe amasoko, urambwira ngo iyo bloke deje yayisenya gute? Ikaba irimo ibyo byose, ntabwo aberereka akemura ibyoroshye gukemuka, reka buriya ibigo ntibibura ibibazo, kuko wa mugani wa minisitiri w'ubutabera amakimbirane tubana nayo muri sosiyete cyane. Iyo rero bimeze gutya ureba ibyoroshye gukemuka, ibyo bikaze ukabipangira undi mwaka cyangwa se abazagusimbura, ntabwo bivuga ngo uraberereka ngo wicare, ukemura ibyoroshye, wenda ugakemura ibijyanye n'abakozi, gushyirwa kuzamurwa mu ntera kw'abakozi, cyangwa se kwinjiza, mbese ibyo ngibyo biri hagati y'abantu ukigira simbajene, ariko nibavuga ko udakora, ariko nivuga ko udakora, niyo yego nyine kanguha urugero, nongere ngaruke kuri bimwe nari nkubwiye by'abakono, none se ukeka ko abakono bavutse uriya munsi Gatabazi yacaga umugara? Byari bimaze igihe. Nyuma se perezida agiyeyo abantu ntibamubwira ati dufite n'ibimina bishingiye ku bantu aho bakomoka, sometimes n'amoko. None se abantu bayoboye Musanze bose biriya nubwo byahitanye uriya wari visi meya, nyobozi yose yaje kuvaho, ariko mu by'abakono visi meya yari imedia, none nyuma abandi baza. None se nyobozi zabaye Musanze zose, none se Kazoza yavutse ku bwaha muri janvier, cyangwa nyobozi zose za Musanze zabayeho zabanye na Kazoza cyane na Gatabazi ari guverineri, nyuma akaza kuba minisitiri? None se aba bameya babanjirije muri janvier ntago bakoraga? Ndumuremyi Janine wabanjijwe na Habyarimana Jean Damascene, ndakeka wabanjijwe Habyarimana wanjijwe na Musabyimana Jean Claude Waruri Minarok, mbere abambere bon nabibuka misha. Kesi y'abakono yavutse ku bwaramuri, cyangwa nabo barabibonaga, ariko
bakaberereka yego bagakora ibindi bagakora ibindi. ntabwo bivuze ko abameya batavumbuye icyo abakono batari bakizi, ariko nuvuga ngo ntibakoraga, bakoze ibindi bakabona cyo kirabavuna, bakabona ni ikintu cyasabwa gukora manda ebyiri. Urumva kabisa ariko urabona ahantu cyari kigejeje abantu. Na biriya rero buriya afata ku mavuta nubwo byakwitwa amatakira ngo iyo mu rukiko ibyaha akurikiranyweho bishobora kumuhama cyangwa ntibimuhame, ariko biriya yavuze bitari mu byaregwa biremereye kurusha ibyo akurikiranyweho, cyangwa bikaba ari imbarutso yabyo. Urumva umuntu ugera mu rukiko ngo ninjye mufashe ngo kandi kanaka, yego ubundi buryo yabisobanuraga wumvaga ko ashaka kumvikanisha imbarutso yamuteye gukora ibyo yakoze, kuko aravuga ati ngiye kuvuga iyicarubozo nakorewe, totezwa iyicarubozo nuko yabivuze. Ashobora no kubivuga niyo bitaba kuri we, rega ubona ibintu bitutumba byakabaye bigira gusa. Nyine abantu benshi muri buno buzima turimo ni bakeya bemera kuba nyiri kirimi kibi, yego akabibona akicecekera akigira simba jene. Niyo mpamvu ngo haye kesi yo mu birunga. None nyiri hoteli barezerivije nterazi kigiye kuhabera, ntabwo arazi ko bagiye kwimika umutware w'abakono. Yakoze iki se? Hanyuma se abatumiwe muri uwo muhango bari bawuzi, hari wigeze avuga ati hari umuhango uraba gutya? Biriya byagiye bikura, byageze kuri iriya level nta abantu batabizi. Nabyumvise nibyo kuvuga ati singe bivaho, igihe kizagira bigaragare, igihe kizagira bigaragare cyangwa bidusenye. Kushobora kubiceceka, ngira ngo umukuru w'igihugu cyo gihe nyuma yaho i Rusororo ngira ngo na bagatabazi na Kazoza bari muri iyo nama, Kazoza we yafashemo n'ijambo mu bintu yavuze. Umanza ariho yavugiye ngo murabibona mukabihishira, ashaka kuvuga ngo finaloma bizagenda biti. Ni wumva bitutumba ukicecekera ngo bitamvaho, undi nibitamvaho, undi bitamvaho, nibibastinga nibitagutwara ntizabura gutwara umwana wawe cyangwa muramu wawe, nibyabura usubura hishira iki? Nibyabura ugomba kwemera. Hagomba kuboneka abantu bemera kuba batukirwa ibintu bidasoundinga neza mu matwi ya benshi, ariko byasova igihe kizaza cya societe. Nta nubwo ari n'ubu gusa, na mbere ejo bundi ibintu byose muri 1995 cyangwa 1996 higeze kuba hari ababurugumesitiri babiri bahembwe na Perezida Pasiteri Bizimungu. Umwe yitwaga Munyandamutsa wa Rushashi, undi yitwaga Sebushumba waranahari wa Giti. Yego. Munyandamutsa yahembewe kuba harabaye inama yo kujya mu ngamba zo kwica, akahaguruka avuga ati nyamara ibi bintu ntabwo ari byo. Agira Imana arabirokoka, jenoside yakorewe Abatutsi irahagarikwa, abayihagaritse bibuka ko iryo jambo yarivuze, bajya kumuhemba. Bamuhaye miliyoni, ariko icyo gihe miliyoni yari menshi cyane, kandi burya igihembo ntabwo ari ngombwa agaciro, ahubwo uhembewe iki. Mu baburungu bese bangahe 143 niwe wavuze muri iyo nama. Nyuma yabivuze kandi ubwo n'imbere muri ya za 1993 aza kubihemberwa 90 na kangahe na 5 byashobora kumuhitana. Hari n'abandi bishobora kuba byarahitanye, ariko we Imana iramurinda ageraho noneho abishimirwa, kandi nawe icyo gihe yabivuze nk'umwiyahuzi. Sebushumba Edouard we yahembewe ko komine ye itabayemo jenoside. Abaturage bari baziranye bakundana benshi, harimo Giti yo habamo na intermariage, gushingirana ku buryo utapfa kumenya ngo uyu n'uyu. Ibyo byarabaye mu byo yahembewe nka komine itarabayemo jenoside, kandi yanakiriye abantu baturukaga za Gikoro, abambukaga Muhazi, za Gikoro, za Gikomero,
ngira ngo Gikoro na Gikomero nizo zari zihari muri Kigali ngari, iriya mirenge ya Rutunga, Gikomero na nafumbwe yo muri Rwamagana. Yego. Sebushumba nawe akora atyo ntiyarazi ngo bisarangira biti. So nukuvuga ngo abo twabita nk'ibiharamagara. Donc urumva mu baburugumesire 143 cyangwa se niyo yabari bakeya kuri abo, yego, hakavuga umwe, abandi deja bamwe batinye ko bavuga umunwa bakawuca, banze ko banyagwa, banze ko byabagiraho ingaruka. Wowe yaravuze wenyine nyuma y'imyaka ingahe nk'ubu turacyamuvuga nubwo atakiriho munyandamutsa, kubera iyo courage yagize yo kubwira abantu nubwo yari abizi ko ntacyo birahindura. Yego. Urumva urumwe abandi bose bifashe, bamwe bari mu mugambi, abandi ubareba, abandi bari mu bazawushyirirwaho mu bikorwa, wowe ukavuga uti ndarivuze tu. Nyuma yaho nyine yaje kubihemberwa, ubwo yagize Imana byose birahita arasigara, aza kubihemberwa, ariko icyo gihe abivuga ntiyaraza aho byamugeza. Yego. Niyo mpamvu hari umugabo twakoranye wajyaga anyita ngo le fou du village muri SOS, yitwaga kwera iki, yitwaga byose nabibabwiraga gutya, byatangira gututumba nkababwira nti no dore turahubigana, runakagize atya bakanyita ibyo bashaka, it's okay. Yitwaga Festus, uwo mugabo wanyitaga ngo le fou du village. Le fou du village nyine niwe nyiri kirimi kibi. Ati wowe rwose ashobora gutanga umurozi gupfa ariko yagize Imana. Hari abantu twitaga le fou du village, ubwo ari njye avugiraho. Le fou du village ufite ntacyo atinya, ababizi ko byamugiraho n'ingaruka, ariko nibura nyiri kirimi kibi kuba apfuye ntibivuze ko umurozi yidegembye. Yego. Ntibivuze ko akomeza akaro. Sibyo kabisa. So nyine kubera abantu baba bicara bakata, umusigaye ngenda n'ingengesera mu magambo. Yego. Ariko icyo nshaka kuvuga, amagambo ibyo amakuru ufata ku mavuta yatangiye mu rukiko ntagomba gucibwa amazi, ntibigomba kurebwa muri kadire yo kuburana. Oya, azaburana icyo yari yahamagariwe, ariko n'amakuru yatanze agira abayasesengura. Yego. Nibitaba kuko no kwitega bya bihe bibi byagize abagabo bakomeye bakazana ibihe by'amahoro, bikazana abantu boroshye, bagasubiza mu bihe bibi. Ubwo iyo cercle izongera. Niyo mpamvu hatabaye kwitonda byabo. Kwitonda si ukwitonda gusa no gukora. Yego. No kugira hakaba igikorwa. Ubundi barabiterwa n'iki? Imbere yaho haje inkubiri ndabyibuka. Na Jihad arimo, Jihad we ntiyavuzwemo. Yihe. Ntasaga yigeze kuba bavuga ngo Jihad ngo ise ngo yarafunzwe. Sinzi undi bavuze ngo wahinduye ngo indangamuntu. Oya barabivuze bavuga kuri Irene. Aranapostinga uryibuka postinga. Hanyuma ukambwira ko buri inzego zicara. Ibintu biri kuvugwa gutyo, abantu batangiye kuvuga ngo wewe wahinduje ubwoko, wewe wahinduye indangamuntu, wowe sko hari nundi bavuze nubwo hano adapfa kuvuga umukada ni umuzi. Yego. Wa muntu ukandira abantu tunyenyeri ngo bamurwanirira urugamba. Yego. Nawe nyuma bajya bavuga ngo ariko byarabaye ko yaranabisubije bamubwira ngo yigira umututsi. Noneho sinzi kuntu bamucyurira kuri se. Bavuga ko ngo ngo yahunze gacaca ngo akajya muri Tanzania, ibintu nk'ibyo. Noneho nawe yabibayemo gihanga mu kubasubiza arabwira ati ese ubundi wenda nubwo bututsi burorere bw'umunyarwanda birakwiye.
kuko urumva burya umuntu ukuzana muri bene ibyo akenshi biba byabanje muri we. Yego. Hari umuntu wigeze kutwigisha ibintu bijyanye na droit de l'homme avuga ko burya umuntu ujya kubangamira uburenganzira bw'undi aba yabanje kubangamira ubwe deja cyane cyane. Iyo mu mutwe wawe harimo amoko ivangura deja ni wowe wabanze kwangirika. Iyo uribona mu bandi wowe riba ari ikiguri. Ikiguri kabisa. Kiguri nongo. Kabisa. Kuko wowe kugira ngo ubyiyubakemo bikakubamo igihe kinini ugatangira kubyexterioriza muri wowe biba bimaze igihe. Noneho bikabyara abuzukuru babyo bikurimo nibyo biza hanze. Abuzukuru nibo tubona hanze. Icyaha kibyimbye cyamenetse. Yego nyine. Bikakurenguka bishyira hanze. Ubundi muri wowe niho biba biri bwa mbere. Kabisa. Babyumvise? Ntabwo ushobora kubyuka ngo byuke kuragenda mwambonye ni mwene kanaka. Uriya ntabwo dusa. Ngeno nkugurira inzoga y'ububwa. Yego. Wowe uba warashize cyane cyane. Ubyita abandi muri wowe byarakumaze. Hari abagabo twajyaga dusangira ku gihe ahantu hose mbavuga 15 mu gakiyoswe. Nkibageramo bwose 2006 nkijya gutura Indera. Yego. Ubwo nyine gutaramira ku makontwari y'ibyumba nari mbihagaritse. Hanyuma ngira hariya ninjira muri ekipe sinzi ijambo nakoresheje none umugabo nyuma akajya rigarura. None bwo ngiye sinjya sangira n'abantu bafite imungu mu mutwe. Yego. Twari dusangiye nka kabiri none ndavuga ni icyo nisi imungu mu mutwe ni nk'ibyo byose nabwira. Nubu turacyari mfite abo bagabo. Umwe nabonanye n'umugore we ngiye kwivuriza iririma undi afite umukobwa tunakorana. Ntabwo nuko nyine. Yego. Ubwo nyine musanganye imungu mutwe ntabwo twakwicarana. Nta mpamvu. Tuvuge tuganire bya kinyarwanda ariko tutagenda tubombekera ninura so nukuvuga ngo iyo ufite imungu mu mutwe rero imanza kumunga wowe. Noneho ubuzukuru bw'iyo iri mu mutwe wawe akaribwo bibanza kwiyubaka mu muntu bikiyubaka bikabyara abuzukuru babyo nibo basohoka hanze. Kabisa. Nibo basohoka hanze. Niyo bita ubundi se katufata ijambo ingenga bitekerezo. Kugenga ibitekerezo. Ntabwo ari point iryo jambo ntabwo ari ikintu kiza gutya. Kugenga nubwo mu Giswahili ari byo babyita kugenga ariko ni ikintu cyubakika kugena harimo no kugena. Noneho kijya kugera hanze muri nyirayo cyarabaye cyakigura inungana kubwiraga nyine. Kabisa. Noneho ukumva ibisohoka. Noneho agatangira kubona abandi akabona abandi nk'abatari beza kumbe we yamaze kuba mubi niyo mpamvu ari kubona abandi mu isura y'umubi. Yego. Agatangira uzajya ubona abantu atangira avuga ngo ibi ntibigenewe bakanaka. Warangiritse cyane nawe warangiritse. Nuko bizamuka. Icyo shima nuko inzego zitaryama zishobora kwisobwa kubera ko wenda abazigize ni bake cyangwa se umwanya ni muke cyangwa se nta makuru bafite cyangwa se akanako ndabizi bazagakata zikaba zirimo nabo abameze kwa kundi cyaba ari ikibazo. Aho niho bizambira. Iyi inzego zakabaye zijya muri icyo kibazo nazo zirimo abameze bari ababibona uko babisiga amavuta bagasiga irange ejo bundi ukazajya kubona kabisa. Umuntu nagutuma gukiranura abantu babiri bapfa ibintu nk'ibyo urararama. Uri kunyumva? Nutararama ukabogama ukavuga ngo ibizakurikira. Ikindi nuko abantu bagomba kumenya ngo ibikorwa ngo bigende bite.
ntabwo ari twebwe imyaka yaragiye abirirwa bavuga ngo mukurikirane mageragere 52 ntabwo n'abanyindutse abana ni bakuru ariko ntabwo bivuze ngo ibitekerezo birajya mageragere buri munsi mvuga buri munsi uvuga hari bike bisigara mu bantu oya ntibyabura kandi nta nubwo ari nabesherega nabo gabo ushobora gusanga harimo na agenda y'igifu yego abari bake harimo abafite agenda y'igifu cyangwa se nabo bamaze kwa nabo bifitemo kakano ako kantu ya kubera ko kugira ngo ubone umuntu wese ngo kuba yavuze kubagama yavuze ivangura kuba yageze gutya muri wowe warashize yo urinde bukeneye umuganga kagomba kurebwaho kukurumva nuko bitangira uko ubona undi mu isura y'umubi we wamaze kuba mubi imbere yego mbere ye kuko uri muzima muri wowe abantu bose bababona mu bwiza bw'Imana mu bwiza bw'umunyarwanda nibyo naho byakabaye bigira cyane ugaharanira ko nuwanyerera nuwasitara ukamugorora yego ariko nuhita uvuga ngo ikindi kintu nakura muri izi kese ebyiri yaba iya fata ni RBA nakuramo ko ahantu hahuriwe amatsinda hakwiye kujya higwaho kuko urumva fata arabivuga nk'abantu bo muri showbiz bafite ahantu bahurira na RBA irumva ni ikintu gihuza abantu ni ikigo birahari nuko erega ubu ngubu nk'ibi byose turi kubimanaginga kuko bica muri bifite aho bihurira ahubwo na media ubusa ni nka koperative y'abahinzi b'icyayi itageramo kamera itageramo mikoro anariyo mpamvu iby'abakono byageze kuri finali kuri kuko abakono ibyari bahuje nta kuvuga kurimo kugurizanya amafaranga amatsinda ibimina kugabana guhana akazi gusabirana byose nta cyajyaga hanze yego mpamvu byageze hariya ibiraho bishoboka rero ko umuntu yabona mikoro cyangwa kamera byanze bikunze birafukwa so Karegeye wenda dusatira n'umusozo wenda ntago ndi bukubaze byinshi cyane kuko utanze amasomo menshi cyane kuri no case yaba ubihuriranyije hamwe ho gatoya n'ibya RBA ko ntago ubivuzemo deep kuko ni byinshi bivugwamo ariko icyo kintu ku mwihariko wacyo kirumvikana cyane kandi ni ikintu gifite icyo kivuze ku mateka y'u Rwanda ntekereza ko kitari cyo gukerensa hari n'ahandi abantu ni n'uburyo bwo gutanga umwitangirizwa ngo abantu bose aho bari bicekinge yego nibyo hari aho usanga abantu bakoze groupe WhatsApp cyane rwose y'abantu bamwe tukabyoroshya rimwe na rimwe bamwe bakabishakira ikindi kita rusange ariko ufite araho yego nkuko na cyagiye cy'abakono hari abahise bavuga ngo abantu bize hamwe bari associate none twebwe ko duhora dukora inama wari wumva biba case urumva rero bitangira gutyo abantu barebera akabyoroshya wenda buke kabiri bizasandare ntagihari urabyumva ntibimveho cyangwa hakabamo wenda ushobora gusangamo n'ibihuha bivuga ko wenda hari inzego zibishyigikiye ko ibintu iyo byabayemo abakomeye byanze bikunze niba vice mayor wa Musanze yarisanze muri uriya muhuro muri iriya nama yo kwimika muri uriya muhango wo kwimika umutware w'abakono bivuze ngo nababimukekagaho mu kazi baratinyaga ibintu bishyigikiwe na meya icyo gihe guverineri wa mudamu Judith yarabereretse hajyamo wari gitifu w'intara bimukoraho ariko na guverineri kuberereka se nawe yavuze ati reka ubwo gitifu abirimo nimukomeze arewe ibyo anyway reka nsoreze kuri X gatoya wenda ni uraduha idea sinzi uko uri bubivugeho kuko ni abantu b'umwuga ntago ukunda kubikoraho comment ariko ndi kubona ni post abantu bagiye bafata bagafata ya foto ya OSWAKIM aho yabonye igihembo bagashyiraho n'iya SCOVIA bavuga ngo ntabwo yagomba kuba umunyamakuru w'umwaka ngo mbere ya SCOVIA sinzi wowe ku comment washyiraho ntoye
ko udakunda gukora comment ku bantu muhuriye abo muri bombi kariyeri. n'abanyamakuru bombi twarakoranye sibyo Yeah. SCOVIA twarakoranye kuri BNB OSWAKIM twarakoranye n'ubu turakorana kuri TN ariko na SCOVIA hari byinshi abona Yego. babijyanye abagore bihagazeho bavuga ari kijyana ariko nibaza ko hari byinshi bashobora kugenderaho muri ntuza mu gutanga ibihembo kuko OSWAKIM we ni journaliste de qualification et de profession twebwe turi abanyamakuru de profession Yego. turi abanyamakuru b'umwuga ariko we yaranabyize yanaryigisha ibyo bintu rero urumva ufasha abo bantu rero umuntu ukora akazi yanigiye n'ugakora by'akazi ahemberwa umunzane waje ntabwo byahura kandi nta nubwo nanone umunyamakuru w'umwaka baba babiri cyangwa bashobora kwerekana uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu ariko kuba OSWAKIM yajya imbere ya SCOVIA njye naho nabirebera icya kabiri OSWAKIM nabanjije SCOVIA muri uno mwuga hanyuma OSWAKIM ahanini abari n'umuyobozi bitandukanye ni editor w'ibihe byose kandi sinibaza ko SCOVIA ni owner ni media owner afite igitangazamakuru ariko sinzi niba ari editor niyo yaba we ntiyaba ku rwego rwa OSWAKIM OSWAKIM ari hejuru kuri iyo ngingo ho oya burya hari abo bakoranye baramuzi ntabwo nakubwira sinzi ko nabivuga donc nibyo bya bindi nakubwiraga rya jambo kubogama nakubwiraga yego kwa kubogama nakubwiraga criteria egari kubogama ya ni nkuko iyo bagiye gutanga iby'abagore OSWAKIM ataza ni nkuko iyo bagiye gutanga kubakoze ku nkuru z'ubuzima yego bareba runaka ntabwo kandi nabonye we harimo n'akantu ko kuvuga ko umuntu uri active kuri social media na mainstream both icyo kintu nacyo kiri mu byo bagendeyeho all mainstream ntabwo SCOVIA ntabwo oya buriya OSWAKIM aba kuri social media kuri Twitter yego no kuri mainstream yego kuri YouTube ntiwamubona oya aza gake mubonyeho simbizi ari yakoranye ikiganiro na Pizzo ni gake ariko voilà nibyo nabyo biri mu bituma ni nko kurinda intambwe cyangwa kwanga kuvangavanga ibintu byawe yego ikigaragara cyo nuko OSWAKIM ntabwo nta nubwo itangazamakuru ari mu byo kugira ngo avanemo amafaranga iyo aza kuba ari ushaka amafaranga ntabwo bari mu hariyo ntabwo zinduka yonyine ubuzima bwo reka aba yaraje ku mihanda nawe cyane ko yayabonara ariko arinda intambwe niyo mpamvu nka kariya gahembo abonye turiya tumiliyoni 7 dushobora kugenda tugakompansa ayo cano yawe yakwinjiriza mu mwaka kuko ntabwo ashaka amafaranga yakorera inshuro 3 zayakorera hariya kuko inzira ni nyinshi ariko nyine n'icyo kintu nacyo ubwacyo by the way buriya ku amafaranga ajagaraza abantu ukabona hari n'ibyo ugiyemo bitari ngombwa ariko kuko harimo amafaranga yego urabyumva we rero yararyize icya kabiri yararyize ararikora kandi yagumye muri mainstream na Twitter hari n'abandi baba baririmo kubera gushaka amafaranga bakarivamo bakajya kuba abapiyara yego ntabwo OSWAKIM yemeye kuba PR ibigo bya Rwanda nespa bamusamira hejuru abandi bagashaka no kujya mu yindi myanya ya politiki kandi nawe ntabwo ari kure abishatse ngira ngo byakunda sibyo se cyane no sitenga president